abavuga ko ya mpano yakoze amakosa mu bwo kuvuga ko atazi Bruce Melody ndetse no kuba yaravuze ko atakongera gukorana na Element, muze tubisasanurire hamwe turebe ese nta makosa yakoze cyangwa se yavuze ukuri nuko abantu badakunda kumva ukuri. Igihari gikomeye nuko ya mpano we yavuze ukuri ku byari bimurimo, ahubwo gusa nuko ukuri kose atari ngombwa kukuvuga cyangwa se hari igihe kigera ukareka kukuvuga. Abahuza ya mpano ko yihenuye, ariko mbere yuko ajya yihenuye nyuma yuko agiye mu gitaramo cya The Ben ku tariki ya mbere z'ukwa mbere, ntago ari bizo kubera ko ikiganiro yakoze ku Isango Star avuga ko atakongera gukorana na Element ko yamubabaje, kandi avuga ukuri ko ibyari bihari yagikoze mbere yuko ajya kuririmba aho ngaho. Ikindi itangazamakuru ryo mu Rwanda ni bamwe mu bantu, abanyamakuru bo mu Rwanda ni bamwe mu bantu bashobora kugwisha mu mutego, kandi babona ko byibuza niba umwana afite femu wundi urajya kumubaza, umubaze uri nka Lucky ngo ujye kubaza umwana ngo Bruce Melody uramuvugaho iki, aramuvugaho iki? Bruce Melody igeze amutumira mu gitaramo? Ntacyo yari ashinzwe kuvuga kuri Bruce Melody, nta n'icyo yagombaga kuvuga kuri Bruce Melody, kuko icyari gihari ni uko umwana we yari ahari kandi yakoze ibintu byiza. Umwana ari kuhanduringa no kumva uburyo ari bufate ibintu, n'uburyo fame uri kumufata, n'uburyo abafana bari kumufata, n'uburyo ari uri kuvugwa cyane, hanyuma ukajya kumubaza ngo aravuga iki kuri Bruce Melody. Urumva we yari kuvuga iki kandi akaza kuvuga ngo iki mu gihe uwamuhaye platform n'ahahagarara ari mukeba, cyangwa se byafatwaga nk'aho ari mukeba wa Bruce Melody. Urumva we umwana yari kuvuga ngo iki, yagombaga gukonfenga cyangwa gukora ikintu gikonfenga ku buryo cyumvikanisha uburyo ari ku ruhande rwa The Ben wamukoreye ibitangaza kandi wamukoreye ibintu byiza. Icya kabiri, ntago ababita abantu bakuru bigeze bakora amateka nk'ayo The Ben nyine yakoze amuhereza platform. Bisobanuye ko uno mwana nyine ntagazi Bruce Melody, ntibarahura ngo baganire, ntibaraciringa. Bruce Melody araciyemera, aracyaraho ariyemera, ariko niba The Ben yamwemereye akamusuhuza akamuha haririmbira, niwe nyine baziranye. Kuki mudashaka ko umwana babwiza ukuri yumva ukuri? Mwumva ukuri mwebwe ubwanyu, mwumve ko nyine ntagamuzi yose aramumenyaho iki, nta ndirimbo bakoranye, ntibaciringa, ntibaganira, ni iki mukeneye amumenyaho? Narababwiye ngo uyu mwaka wa 2025 nabwo amatiku ntazigira arangira, kuko yubakwa n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Uragenda uri umwana ugakoza akaririmbo keza, aho kugira ngo bakubaze ku karirimbo keza, kubera ko bari bubone niba kubaza kuri Bruce Melody, niba kubaza kuri The Ben ariho biri bukore bikanacuruza, bagahita bakuzana mu ibyo bibazo. Mu gihe wakibesha nawe wagotwa nk'umwana, wasubiza nabi bikarangira ibyawe bikurangiriyeho. Ariko umuntu witwa ya mpano birakwiye ko agomba kubanza kwicara akamenya iritangazamakuru ryo mu Rwanda n'imitego bituramo. Nta wamugwanira intambara mu gihe bamutuye mwabino, n'ugiye bakomeje kumushora mwabino bintu. Ariko icyari gihari nuko yavugishije ukuri kandi yavuze ibyanyabyo. Ntago yari kuvuga ngo aziranye na Bruce Melody, nta hantu na hamwe baciringa. Hari aho mwari murabona ifoto ye bari guciringa. Niba umwana yarigeze yifuza akavuga ngo umpaye Bruce Melody, nabonye disclaimer abivugaho, nawe disclaimer avuga ngo umwana ngo yarifuje ngo avuga ko ngo Bruce Melody ari king. Nyine yaramwifuje Bruce Melody, amuca amazi nkaho nta kintu umwana avuze. Mu gihe yamuciye amazi rero, umwana yakoresheje ibishoboka byose, The Ben aramufasha, anamuha iyo platform, amwereka ko hari icyo ashoboye. Rero ntago ari bugende yirate cyangwa avuge ngo Bruce Melody ngo turaziranye ngo ndamuzi, kandi nta kintu yigeze amufasha. Niyo umwana yaramwifuje, akifuza ko amufasha, akifuza ko bakorana indirimbo bakayisubiramo, hanyuma Bruce Melody ntagire na reaction nimwe abivugaho, hanyuma ukazavuga ngo umwana naze kuvuga ko ngamuzi, amuziho iki n'iki yamufashije. Tuze tumenya kuvugisha ukuri, nubwo kwinshi kugora kukumva cyangwa bigora ko bamwe babyumva, ariko tumenye kumva ukumwe mu kuri kw'ibihari.
niba umwana yarafashe akaza agakora ibintu bye akikorana agafashwa n'abandi bantu kugeza aho The Ben amuha platform nk'iriya, The Ben kubera ko ari umwana mwiza akamara ibintu nk'iriya, ndetse atavuze ko atazi The Ben, aramuzi kuwe ko hari icyo yamumariye, ariko sajya kuvuga ko azi Bruce Melody yamumariye iki? Abafana ba Bruce Melody ntago babyumva neza, na bamwe mu bantu ntago babyumva neza, ariko uriya mwana ntago yihenuye, ahubwo yavugishije ukuri, nuko ukuri kwinshi kunyine rimwe na rimwe kurangira kubaye kubi. Gusa ya mpano we nahita afata akomeza umurongo wiwe, akora umuziki we neza, abikore neza. Kuba ataziranye na Bruce Melody si umuhanzi wenyine, si we wamuha collab wenyine ngo bigende neza, si we yakenera ko nabonye muri kuvuga ngo ngazamukenera ngagomba ngo kumukenera, nyine yamukenera kimwe nuko atamukenera. No se Bruce Melody ko yaramaze iminsi atajya imbizi na The Ben, byatumye The Ben adakora ibitangaza. Ni gute nijyari byatumye The Ben adakora ibitangaza? Kubera ko Bruce Melody atari kumuvuga neza. Ntago Bruce Melody ari we kamara mu muziki nyarwanda, ntago ari we warema ibintu byose. Kuba Bruce Melody atavuga neza cyangwa yaba atavuga neza ya mpano, ntago bisobanuye ko ya mpano agiye gusubira inyuma kuko ngo atari kumvikana Bruce Melody, kuko The Ben yakoze akora neza atari kumvikana Bruce Melody kandi bigenda neza. Ntago yabeshe, nta nahabesha ya mpano. Aba bantu bigize ibifi binini, bigira abantu banini cyane mu muziki cyangwa se no muri entertainment, no bantu bica ibintu byose bakumva ko badakwiye kunyeganyezwa. Element niba ashobora gukorera indirimbo yayikora akayiguhera igihe yumva ashakiye, kubera ko ari umustar cyangwa yumva igomba guflopinga cyangwa yumva akeneye ko indirimbo yawe nuyitwikira ikajya hit izahita imutwikira muri sama, hanyuma wowe ukaza gusorera igihe kimwe na Bruce Melody, nyine ugasorera igihe kimwe na The Ben, ugasorera igihe kimwe n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda, kandi uri umwana ugikeneye kuzamuka, urumva indirimbo yawe izagera. Kandi indirimbo yawe ntiwayigukoreye ku busa, ikindi yakwishije amafaranga menshi, ikindi ntago yanagufasha muri iyo promoting kubera ko uracyari hasi, ahubwo icyo akeneye nuko indirimbo yawe ayisora, nugirirwa amahirwe igaperforminga, hanyuma akazayizamukiraho bakamuha ibihembo, ariko wowe atarayiguhereye igihe cya nyacyo. Rero niba umwana yavugishije ukuri akavuga ukuri kw'ibyamubayeho cyangwa ko bihari, reba indirimbo yakoze yakoranye n'umuproducer ari we yavuze ngo niwazi kuko niwe umufasha, niwazi kuko niwe wamukoreye indirimbo akanamwumva, niwazi kuko niwe wamukoreye agatuma The Ben amumenya, niwazi kuko niwe uri kumukorera tugatuma tumukunda, niwazi kuko niwe uri gutuma twese tumufana. Rero mureke kumubleminga, mureke kubleminga ya mpano, mureke kumubleminga yavuze ukuri kwiwe, yavuze ibikwiye, avuga ukuri nuko mudakeneye kukumva. Ntago yari kuvuga umuntu atazi utarigeze ugira icyo amufasha, ntago yari kuvuga umuntu atarigeze umuhita ikimuvana icyangugu, ntago yari kuvuga umuntu utarigeze agera muri Kigali ngo amutakambira amufashe, ahubwo byari kuba bibi yaba atarigeze anamutakambira n'umunsi nimwe tuvuye ko atigeze amusaba ubufasha, ahubwo yamusabye ubufasha Bruce Melody arabumwima. Mu kubumwima nibwo byarangiye nyine umwana nta kintu cya Bruce Melody azi, aba nka Lorenzo nta gacupa ka Minisitiri azi. Nuko rero byagenze, umwana ntago yakoze ikosa, ahubwo nuko mutakeneye kumva ukuri kw'ibihari. Njye nyita Mr Bean, iyo utarengeje promoter ntago riba ryuzuye, umwana w'umushi ubikunda kandi ubyemera. Iyi ni Bean Empire. Kuba Bruce Melody atazwi na ya mpano si ikibazo, kuko nta n'ikintu yigeze amufasha. Na Yago wamufashije yaramwihakanye. Rero ntimukagende mu blaming umwana, kuko na Yago yamuhaye inka, ariko ibyo Bruce Melody yavuze mwarabyumvishe. Rero abafana muze mureka kugendera mu kigare, ahubwo muze mwumva ukuri k'umuntu avuga. Kuba ya mpano yarakanye katazi Bruce Melody, nyine ntago amuzi kuko ntacyo yamufashije. Byari kuba bibi iyo ya mpano namwihakana nkuko Bruce Melody yihakanye Yago, yamutereranye akamwihakana yari icyo yamufashije. Ya mpano yamusabye ubufasha ntiyabumuha, ya mpano nawe yihakana katamuzi. Kandi ikindi ntago ari uko Bruce Melody yakaba yazwi nyine, none se aravuga ko amuzi. Abantu bose bazi Bruce Melody, hari n'abazi The Ben.
ntago ari ikosa rero abantu muze mwemera ukuri, mwemere ko umuntu ashobora nyine kuba atanamuzi. Kandi ikindi, umenya umuntu hari icyo muhuriyeho. Niba Bruce Melody ntaho yahuriye na ya mpano, ntabwo yagomba yari itegeko kumumenya. Rero ntimukabureminga umuntu munirwe mumufata hanyuma abandi mumutega iminsi, kuko nahageze ntimwamuhagejeje. Njye nyita Mr Bean, iyo utarengejeho promota ntabwo riba ryuzuye.